hanyuma ukimara gufungwa hari byavuzwe yuko hari n'abantu bakubonye wanyweye inzoga. Bambonye ndi kunywa inzoga, abantu bavuga ko ari inzoga yasinze ibyo ari byo, ariko wagaragaraga nk'uwasinze ku buryo nasudiye ejo bundi tumwakira. reka tureke kubitindaho. Please understand me. Urabona kujya kuva muri gereza nabibwiwe mbere ko ndi busohoke mu minsi 3 iri imbere. Iminsi 3 man mbere gusohoka nta kuryama, ntago nigeze nsinzira. I swear to my God. Na ndi gutekereza family yanjye bimeze gute, imishinga yanjye nanditse bizagenda gute, mbese ibintu byose ndi gushaka kubishyira ku murongo. Bifata igihe kinini kugira ngo ushyire ibintu byawe ku murongo. Nibyo byambayeho iminsi 3 ntasinzira, hanyuma ndasohoka. Kandi mwibuke ko Imana ishimwe rwose umwaka wa 2019 niyo mwaka rwose nanjye mbona ko nasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2019. Reba gusohoka ugahita ubona umugore wawe n'umwana wawe nyuma y'igihe kingana gutyo utababona. Naba excited cyane, nari maze iminsi nasinzira, nari naniwe, nagomba kujya kuruhuka nkaryama, ariko kubera ubunani nasanze abantu mu birori men. Ngira ngo waruhari, abantu twese twari mu birori rwose. Nari nishimye kubona umwana wanjye back, kubona umugore wanjye back, kubona ngarutse mu gihugu ko hariya iyo bahari abantu bahari bavuga ko hano ari mu gihugu, ati amakuru yo mu gihugu se bigahurira he no kunywa hanyuma ukava ku rubyiniro rero wasi. Ndi gukurikiranye ibintu byose. Ni izo ni ukuri kwanjye, ko ni ukuri kwanjye kandi ntago njya mbeshya rwose. Kuva hariya rero twagiye mu rugo duhura n'umuryango, inshuti y'abavandimwe, byari kuri bonane. Nyuma yaho tuva mu rugo tujya gutegura ibintu uko biri bugende. Bagiye kunyereka mbese ukuntu igitaramo giteguye. Muri ako kanya turi gutegura igitaramo uko biri bugende cyagomba kubera Kibagabaga, baratudisappointinga. Bari abantu ba Kibagabaga baravuga ntago tukibahaye venue, cyangwa se sinzi wenda mwazabaza the baddest akababwira uko byagenze, ariko igitaramo cyari mu ku munota wa nyuma. I was very disappointed. Urumva naratunguwe cyane ku buryo ntago nabashije kubyumva neza. Namubaza bad drama ibintu tubireke, ariko arambwira ngo abahanzi biteguye kukwakira man, kandi babifitiye urukundo. Why don't you go there and see them? Kuki utajya hariya ngo barebe straight? Navuye hariya tujya kureba abahanzi, abafana banjye biba koko kubunane. Sanga abafana banjye bari mu bunane, ubunane burakomeza. Banyakirije gatama ariko n'amazi. Mfataho akarahure kamwe 2, ariko umunaniro nta nubwo nagomba kuririmba abantu babyumve neza. Muri kiriya gitaramo ntago nari supposed kuririmba, ntago nagomba kuririmba rwose, ahubwo hagomba kuririmba abahanzi bakanyakira man, tugahavinga urukundo twese iki abafana bacu. Nyuma yaho nanicaye, hari nindi buriya hari ibintu muzamenya sinzi ukuntu bimeze. Hari aka video kafashwe abantu ba mixingira ibintu bidaso sinzi ibyo ari byo muri drink nari kunywa ngoga Hennessy. Ntago simbizi, ntago nshaka kubivugaho cyane. Nari ifite uri kumwe na cortege irimo na manager. Manager yararimo arirukanka nyine kuri icyo gitaramo ariko uko bigenda. Asiga umubonso umwe. Abafana banje baraje bazanamo n'abantu bandi, you know, ibyo byose muzagenda mubyumva. Ariko hari ahantu nigeze gusoma ariko ni kumuga nkoranyambaga bivuga ko ngo ari umuhanzi mugenzi wawe ngo wavanzemo bakoresha n'izambo. Simbizi ibyo ngibyo muzabibaza bad drama kuko niwe wakurikiranye cyane, kuko aranzi. We ntabwo washatse gukurikirana mu by'ukuri ikintu cyakubayeho niba bomb
Imana ishimwe ko nkiriho jewe buriya iyo nkiriho nkihumeka ngomba gukora music ngomba gutunga umuryango wanjye ngomba gukora you know akenshi sinita kuri biriya byose byavuzwe cyangwa nibiki ahubwo nzi uwo ndiwe nzi umutima wanjye sindi umusinzi rwose. Okay, ese undi kuki uko unywa inzoga kandi ntari gusengera muri ADP? Nsomaho kuko agatama sometime karanyobwa hari kubunani man. Itorero ryawe murabyemera cyane aho gusengera muri ADP? Ngende mu ADP. Baracyakwemera hara mu mujyi? Simbizi niba banyemera. Ujyayo herukayo ryari? Simperukayo. Ariko njyewe iyo nsenga amasengesho mbwira Imana ni umbabarire kuko nzi ko ntari perfect ntari umwere, umbabarire ku byabaye byose ariko reka bibuko ushaka ntibibuko nshaka. Mu by'ukuri ntabwo heruka muri church. Hari akandi kantu kanyuma nagira ngo mbaze. Twabonye article yanditswe na ngira ngo ni isimbi.com rwa bavuga ko udaheruka kurana n'umugore wawe, udaheruka kubana n'umugore wawe. Batanga ingero z'ahantu usigaye wibera nyuma y'ufunguye kuko ngo ibintu bitagenze neza muri famille. Can you explain something? Man, buriga abantu bavuga ibintu byinshi ariko ikiza nk'ubu ngubu wambwira ni uko abantu bamunyakiriye. Ndashimira Keti Radio Chantije Donyakiriye kano kanya. Ni byiza kubaza umuntu instead yo kuvuga ngo inshuti za hafi ngo zatubwiye ko ngo ibiki ibyo bintu rwose I'm fed up man. Ntago ari byo. Ngiye nkunda umugore wanjye turabana mu nzu imwe n'umwana wanjye. Ubwo wagiye kuvuga ngo yataye umugore we nibo babandi nyine bavuga ati kabaka ko yigize kabaka noneho naca ipingu twemere cyangwa nasimbuke pandagari abo bantu bariho men. Okay, turimo turasoza ndabona mu running out of time sinzi ndi gahunda mufite mu kanya gatoya. Ndashaka ko amasegonda makeya uko unkorera akapera y'indirimbo yawe nshyashya umusaraba wa Yoshu hanyuma kugera twagiye. Amahoro kubanjye shalom shalom abadapfuye barabonana amina amina nkuko bidahira bose kiriho ushimira Imana ikuraho umubyeyi wabyatandukanywa n'Imana. Ndi muri Keti Radio ndi kumwe na Jean Tije Deo.